mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gasharu hijihirijwe umuganura mu buryo bwanyuze abawitabiriye kuva ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'akarere ka Gasabo. Ni ibirori byaranzwe n'ibice bitandukanye biri mu mpira w'amaguru, gusana karere, kugaburira abana no kubigisha uko indyo ya Kinyarwanda itegurwa. Inkera y'abahizi yiswe Gasharu Twataramye akaba ari nayo yatangaje benshi mu bayitabiriye kuko habayemo no kotsa runonko yariwe n'abayobozi gusa, uhereye ku rwego rw'umudugudu ukageza ku rwego rw'akarere. Andre, wowe ntutubeshye hitamo kinini. Hitamo kinini ntutubeshye. Abaturage basangiye indyo nyarwanda zirimo umutsima w'amasaka, ibitoki by'amaganda, iby'amaganda, ibigori, amateke, amata n'ibindi. Kandi abayobozi b'imidugudu yose bahigiye imbere y'umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya Umuhoza Rwabukumba, bemeza ko imihigo itandukanye irimo guca inyubako zubakwa ku buryo butemewe n'amategeko, gusezeranya aba bana badasezeranye bose, guteza imbere isuku, gufata amazi y'imvura, ariko bararahira baratsemba. Bemeza ko mu gufata amazi y'imvura hakoreshejwe ibyobo by'amazi byose bitazakunda kuko hazifashishwa uburyo bwo gufata amazi hakoreshejwe ibigega. tuzakora ubukangurambaga mu gufata amazi y'imvura twifashishije ibigega.
ibyo gucukura ibyobo byo ntabwo birimo, kuko mwibajije ngo gucukura ibyobo ayo mazi yagiye majyanye, tuzakoresha ibigega abanyakubahwa. Hazakorwa ubukangurambaga ku baturage bubaka abarobezi, ariko biba byiza byakabaye 100% za gaze twavugaga, nubwo na rongereza nazo ari politiki y'igihugu. mu mbyino nyarwanda zahabereye hanagaragaye umusore w'amashagaga n'imyitwarire ya cyami arambagizwa imbere ya rubanda rwitabiriye ibirori ahetswe mu kitabashwa, nuko nyuma aza kwegera inteko ye maze abari bateraniye ijabiro abasangiza ku ntango y'amarwa yari yateguwe, ndetse abana twagereranya n'ibikomangoma bye bahabwa amata nuko baritoje inka zigira uzakira, nuko umusaza dutoje yaritoje kuzivugira amahamba, kuvuga amazina yazo, batubwiraga amahamba, reka nanjye mbabwira amazina yazo. Tisibo ukabona rugamba na rusumbango kugenda rw'urutina abarinzi kandi bise rukemano yivugiye murambi bari mu rumbango muri kurinda mu rwo rwa muribuzi senga wiganje gusimbukuru ubemaga batakira bagiye kuragira zitera mu gare zaragarara abinagaza mu gasimbona bose tiziri mu ngo inyabaga bitwanya mu rwo n'igenda baze kuzira ku butaka uzaturuka kubuseri mu buridi shitse mu Rwanda bakandi tugiye kijyambere zireba wese rukaza yindi binyabuka funi ngo uzagwa bitwa mu kinyabaga batisha bitashye imbere y'abarize Banyak kebaran. byatangaje benshi, ndetse umuyobozi w'umurenge na vice mayor ushinzwe ubukungu mu karere ka Gasabo bemeza ko ibyabereye Kinyinya bishoboka ko nta handi byabereye mu kandi kagari kuko byaranzwe n'udushya dutandukanye. Nyuma yo kuneza rubanda n'abatware bitabiriye igitaramo Gasharu twataramye, abahagarariye rubanda bafashe umwanya banisabira umuriro. Mu byo basabye hakaba harimo umuhanda w'umukara uhuza akagari kose ndetse n'ibindi tuzabagezaho mu nkuru itaha. Kubera umunezero wari wamurenze, umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya Rwabukumba mu ijambo rye yateruye agira ati, Banyagasharu murasobanutse, ahari wenda nuko umuyobozi wanyu ushinzwe imibereho myiza ari umushyushyarugamba, naho ibyabereye aha byo byaturenze, kandi nabizeza ko ibirori nk'ibi bigiye kujya biba buri mwaka ku buryo buzatangaza amahanga yose. Icyo navuze yuko mumaze iminsi mukora ibintu bidasanzwe, iki ni icya mbere kuko mu tugari twose nimwe mukoze iki gikorwa kandi mukagikora mu gihe nyacyo binakenewemo. Ubwo ni ukuvuga ngo rero icyo ni icya mbere. Ikindi mwakoze kidasanzwe, sinzi n'abari barababwiye, mumaze iminsi mutwara n'ibikombe by'imikorere idasanzwe myiza rwose. Nagira ngo mwongere mushime inzego zacu z'umuryango zirakora akazi keza cyane. Arababwiye ko mwatwaye ibikombe bari bimazeyo. Inzego zacu z'umuryango
amagambo tubabwira ngo bakomerezeho ntibarekure urubyiruko rukore narwo ruzatwara ibikombe umwaka utaha. Bigaragara ko umwaka utari mu zaba wa mbere kuko nkurikije imbaraga murimo mukoresha mutagohotse rwose wa mugani wabwiye mwazasarura. Kwari gushima ariko ngaruke ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, umuco isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Bisobanura ibintu byinshi cyane cyane. Umuganura babisobanuye, uraduha kwibuka no kongera gusubira ku isoko y'umuco wacu, kuko abantu benshi bataye umuco. Uyu munsi leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda yaragerageza kugira ngo twongere dusubire hahandi turebe ibyo twataye ni iki byari bidufitiye akamaro kandi byari bifite akamaro ku bumwe bw'abanyarwanda. Uyu munsi bishobora kuba guhungabanywa n'ibyaje bidasanzwe. Ibirimo biza ni byiza cyangwa iterambere ni ryiza, ariko ibyinshi kare hari umuntu waza atubwira ngo iyo umuntu yaramukanyaga, ababyeyi barabizi bakuru, iyo umuntu yaramukanyaga yaheraga ku bitugu, agatangira akakubwira ati gira umwami, akongera akamanuka ati gira so, akongera akamanuka ati gira abana, bikagera igihe aza kuguha akaza kugukora mu ntoki akakubwira ngo amafi yaba yabimanukuye byose, ubundi ukumva umuntu uko arakuramukije. Ariko uyu munsi hariho abagira batya bagakubitana bya bindi, hariho abagira batya bagakubitana batya. Mu iterambere ni byiza, hari icyo bituzanira, ariko nanone ntabwo tugomba kwibagirwa isoko y'umuco wacu. Icyo ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu agiye kuramutsa undi aramuhobera, nubwo utavuga bya bindi byose, ariko byibuze ukamuhobera kumva yuko umuramukije. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyahuzaga abanyarwanda. Nyakubahwa perezida w'inama njyanama yabivuze, cyahuzaga abanyarwanda kigatuma umunyarwanda yumva ko ari umwe n'undi. Uyu munsi turimo turagana mu kwigira. Ingengo y'imari tugomba gukoresha mu gihugu cyacu byatangiye turimo dutegereje yuko amahanga ariyo aduha amafaranga. Uyu munsi tugeze ku rwego rushimishije rwo kwigira, kuko ingengo y'imari yacu amafaranga ashobora guturuka hanze ni make cyane kurusha ayo turimo kwishakamo. Bivuge ngo mu minsi iri imbere turaganaho tugomba kugira ingengo y'imari yacu bwite, nta wundi muntu guteze amaboko. Ibyo bintu ntimwabyihera amashyi, kuko ibikorwa nkora n'ibyo ukora nibyo bituma iyo ngengo y'imari iboneka. Mudahari tudahari ntimugire ngo iyo ngengo y'imari yaboneka. Ubwo rero mu rwego rwo kwigira na gahunda zose turimo dukora uyu munsi, turimo turategura ibintu bidasanzwe, nk'uko bisanzwe Ikinyinya, nk'uko bisanzwe muri Gashaka. Ibihe tugiye kujyamo cyangwa se ibihe turimo gutegura muri iki gihe ni iby'amatora. Murabizi yuko mu matora bitajya biturushya. Mubizi se ko ari ubukwe rero burategurwa nk'uko mumaze iminsi gutegura iki gikorwa, nk'uko yabisobanuye. Ndagira ngo musabe rwose yuko mutegura amatora neza. Amatora yacu agomba kuzaba ubukwe. Rero mucamere mutegure neza, mushinge neza, mukomeze. Ngo nanjye n'umuturanyi mbemereye ko ubutaha nzabazanira ubuyobozi bw'akarere buzaza gutaramana nawe. Ariko ikindi rwose inkuru mbanye ahangaha, amakuru mbonye aha, bijeje ko nzayageza aho agomba kugera. Rero reka dusoze mbifuriza gukomeza kugubwa neza, gukomeza kuryoherwa ibyo mwateguye, bifuza gukomeza kugira uburumbuke haba mu ngo zanyu, haba mu miryango yanyu, ndetse no ku gihugu cyanyu muri rusange. Uwiteka ab'umugisha akomeze abarinde kandi ababwirize nziza. Murakoze. Come on.
Rwanda. Iki rero ni igitaramo cy'umuganura. Ubundi umuganura ubwawo mu Banyarwanda usobanuye byinshi, ufite byinshi uvuze, ufite byinshi Abanyarwanda bibasobanurira, ariko kandi ufite imvo n'imvano cyane yo gutarama bakizihirwa, bagahiga, bamara guhiga ntibibe ibyo gusa ahubwo bakesa n'imihigo. Igitaramo cy'uyu munsi rero cyari igitaramo gifite insanganyamatsiko yavugaga ngo umuco isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Ni igitaramo cyabaye hirya no hino mu Rwanda. Abanyarwanda benshi bagize icyo gitaramo, ariko by'umwihariko mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Gasharu, niho habereye igitaramo cyahawe inyito igira iti Gasharu twataramye. Cyari kigizwe n'ibice bingahe? Cyari kigizwe n'ibice bigera nko muri 4. Igice cya mbere kwari ukwiyereka, ubundi iki gitaramo ni igitaramo nureba muri za 55, za 66, ugasubira na mbere y'abakoroni. Ni igitaramo cyategurwaga n'umwami ubwe ku giti cye. Iyo iki gitaramo yagiteguraga ari nabyo twagerageje kwerekana. Ni igitaramo igice cya kabiri, ni igitaramo igice cya mbere ko kwari ukwiyereka, aho umwami ubwe nyirizina yatambagiraga agenda atanga umugisha, agenda aha abantu ikaze muri icyo gitaramo. Igitaramo igice cya kabiri cyari igice kigizwe n'imbyino. Imanzi mu Menagitero n'itorero ryasusurukije icyo gitaramo, ari nacyo gice cyari igice abantu wabonaga rwose bizihiwe. Ni igitaramo cyari kigizwe n'imbyino. Igice cya gatatu ni igice cyagaragayeho icyo umuntu yakwita guhiga no kwesa imihigo. Ubundi kera iyo umuntu yabaga imfura ntabe intati mu ntabati, akesa imihigo, yataramanaga n'umwami, ariko umwami akamuha intanga akayisoma, ariko mbere y'uko ayisoma yabanzaga kumurika ibyo imihigo yesheje, ariko akanahiga imihigo y'igihembwe gitaha. Niyo mihigo rero abakuru b'imidugudu bose uko ari 4, Gasharu, Agatare, Rwankuba na Kami batumurikiye, ariko banasoma ku ntango y'abahizi. Igice cya 4 ari nacyo cya nyuma, bwari ubutumwa bw'abayobozi batandukanye baturutse ku rwego rw'akarere, nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe iterambere n'ubukungu mu karere kacu ka Gasabo, aho yaduhaye ubutumwa butandukanye. Umushyitsi mukuru twari dufite muri uyu muhango, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya. Noneho nyuma n'abayobozi batandukanye, perezida w'inama njyanama y'akagari kacu ka Gasharu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasharu, n'abandi bayobozi batandukanye bagiye baduha impanuro. Nyuma rero umuhango wa nyuma, cyangwa igice umuntu yavuga ko ari icya nyuma, cyari igice cyo gusangira, aho twanasangiriye hamwe runonko. Abantu bari baherutse kera y'amafunguro, ariko yo ya runonko yateguriwe muri runonko. Twari turi kumwe n'umugabo Nyamuberwa na Deusi, rwose ubona ko bari mu ngamba neza, n'abayobozi b'imidugudu na protocole na service badufasha kugira ngo ibyo birori bigende neza. Reka rero tubashimire mwe mwese twabanye muri iki gitaramo Gasharu twataramye. Igitaramo kizajya kiba ngarukamwaka, tukizihirwa, tugataramana agati ka kamera akandi kagashibuka. Kanshimire namwe abanyamakuru twabanye, protocol and service, abari bari mu mirimo itandukanye, abanyagikari, abari ku ruhimbi, mwese reka tubashimire. Generali Imenagitero Moses, umukozi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu kagari ka Gasharu.